Imana ko iduteye iteka ryo kuri imbere yayo uyu munsi, tugira umugisha wo kubana namwe muri gahunda yo kuramya Imana, kwiyimbaza no kumva ijambo ryayo. Turagira ngo dufatikanye muri aka kanya, wowe uri gukurikirana iteraniro ry'uyu munsi, dufatanye gusenga Imana, tubane mu mwanya wo kumva ijambo ryayo no kuyiramya. Reka dusenga Imana. Imana yamanukiranuka, turagushimiye kuri uyu munsi, tugushimiye yuko wowe utwemereye kuri imbere yawe, duciye bugufi imbere yawe Data, kugira ngo wakire amashimwe yacu, wakire amashimwe ku bw'abarwayi wakijije, wakire amashimwe kuko waturinze iki cyumweru cyose, wakire amashimwe ku bwa buri wese Mwami Imana ufite ishimwe mu mutima wiwe aho ari hose, uryakire Kristo. Turakunyezera kuko iri teraniro tugiye kubamo, reka ubane natwe, utuyobore kugira ngo izi gahunda zose zigiye kubera aha ngaha Mwami Imana ziyoborwe nawe. Reka icyubahiro n'amashimwe bikomeze kugira iteraniro cyose rye twizeye. Amen.
izina ry'Umwana wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bivumana data twese bimwe namwe. Ikaze twinjiye mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Ngewe ugiye kuribagezaho nitwa Pastor Stagiaire Ariete Mutuyimana. Reka mbere yuko dusoma ndetse tukumva n'ijambo ry'Imana tubanze dusenge. Data mwiza, Mana igira neza, mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, ijambo wandikishije ngo riduhumurize umutima kandi riduhe n'ubugingo buhoraho. Ushimwe Mwami, twinginze kugira ngo uzubane natwe. Ndasenga cyane nsaba kugira ngo buri wese uri bwumvire ijambo ryawe Mwami kandi rirusheho umweza Mwami. Ngaho ngwino ubane natwe, twise twizeye mu izina ryawe, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 15. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko nanjye mutabibasha nimutaguma muri nge. Ni nge muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro. Nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banje. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana ko iduhaye aka kanya kugira ngo twumve ijambo ryayo. Tugiye kurebera hamwe impamvu 5 dukwiriye kuguma muri Kristo Yesu umwami wacu. Tugiye kuba tugaruka kuri izo mpamvu 5, turaza gusanga mw'iki gice uko ijambo ry'Imana ribiduhamiriza. Nk'uko tumaze kubisoma, ubu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Yohana numwe mu ntumwa 12 za Yesu Kristo babaga bari kumwe igihe Yesu yari ari hano mu isi. Yanditse iki gitabo mu mwaka wa 70. Nibwo yacyanditse hariho itotezwa rikomeye cyane ry'intumwa bazira ubutumwa bwiza, ariko Yohana agira imbaraga zo kwandika ubu butumwa bwiza. Yandikira abantu abasobanurira uwo Kristo Yesu ari we, kandi anababwira yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ndetse ahishurira abantu icyo Imana yamwoherereje gukora. Yohana niyo mpamvu yanditse ubutumwa bwiza, ashaka guhishura Yesu ari we n'icyamuzanye hano ku isi. Mu gice twasomye kuri uyu murongo mu ijambo ry'Imana twasomye, Yesu yakoresheje igishushanyo cy'igiti n'amashami yacyo agira ngo asobanure uko agomba kubana n'abantu be. Mu gice twasomye ku murongo wa mbere haravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo.
uwuhingira. Ishami ryose ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Ni ijambo twasomye kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 3. Impamvu ya mbere cyangwa se inyungu tugira iyo tugumye muri Kristo Yesu nuko ariho honyine tubasha kwera imbuto. Iyo turi muri Kristo Yesu twera imbuto. Iyo umukristo ari kuri Kristo Yesu amurimo abasha kwera imbuto kuko yamwizeye, kuko ari we wenyine ubasha kumuha imbaraga zo kwera imbuto. Dukwiriye kuguma muri Kristo Yesu kugira ngo twere imbuto. Kuri uyu murongo wa 2 haravuga ngo ishami ryose ritera imbuto iryo shami arikuraho, noneho ngo iryera imbuto akaryanganyaho amahage yaryo. Kwera imbuto bishatse kuvuga iki? Kwera imbuto ni ukwera imbuto zikwiriye abihanye, zikwiriye umukristo wamaze kwizera akakira Yesu Kristo. Nicyo kintu cya mbere kibanza. Umuntu abanza kwizera Kristo, nyuma yo kwizera Kristo akabona kwera imbuto. Iyo niyo nyungu ya mbere tubasha kubona iyo turi muri Kristo Yesu, tubasha kwera imbuto, kandi ari nabyo Imana Data wa twese idushakaho. Iyo umuntu atera imbuto bigaragara yuko aba atakiri muri Kristo Yesu, ariko umuntu uba ukiri kuri Kristo Yesu abasha kwera imbuto, kuko icyo gihe ntabwo aba ari we uba wikoresha, ahubwo abakoreshwa na Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Iyo niyo nyungu ya mbere tubasha kubona iyo turi muri Kristo Yesu, ni ukwera imbuto, kandi aricyo kintu Imana idushakaho cyane. Ijambo kwanganyaho amahage, dufashe urugero rw'insina cyangwa se umubyare. Igiti cy'insina kiriho nabyita amababi ariko ni amakoma adafite umumaro. Barayafata bakayakuraho kugira ngo asigaye abashe gukora neza. Niyo mpamvu mu ijambo twasomye ngo igiti kitera imbuto ngo kiracibwa, ngo ariko ngo igiti cyiza cyera imbuto babasha kugikuraho ya mashami adafite umumaro kugira ngo andi mashami abashe gukura neza, abashe kwera imbuto, kugira ngo icyo giti kibashe gukura neza kandi cyere imbuto. Nicyo iri jambo risobanuye. Ikindi cya kabiri, indi nyungu tubona iyo turi muri Yesu Kristo, nuko twezwa n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Mu gice twasomye harimo ijambo rivuga ngo mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Imana ishimwe cyane. Amagambo Yesu yabwiraga intumwa ze hamwe n'abandi ni amagambo yacengeraga mu bantu, agakomeza imitima yabo, akabatunganya kugira ngo babashe gukorera Imana. Amagambo Yesu yabwiraga intumwa ye cyane cyane yakundaga kuvuga mu mvugo izimije, ariko abari muri we bakabasha kuyasobanukirwa. Ikintu cya mbere, iyo turi muri Yesu Kristo tubasha kwezwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkota icyaye. Ijambo ry'Imana niryo ritwongeramo imbaraga. Iyo turi muri Kristo Yesu tubasha kwezwa kubw'ijambo ry'Imana Data wa twese. Imana ishimwe cyane. Igihe kimwe abigishwa ba Yesu Kristo, iyo dusomye muri Yohana 6 umurongo wa 68 kugeza ku murongo wa 69, ni igihe havuga igihe Yesu yari arimo abwira abigishwa be
ukuntu agiye gutanga umubiri we kugira ngo abe igitambo kizima kizahesha isi yose agakiza. Abasobanurira iby'ubugingo buhoraho, ariko akabivuga mu mvugo ijimije. Akavuga ngo azaba umutsima utera imbaraga, ngo azaba amazi y'ubugingo. Bamwe na bamwe ntibabyumve, batangira kujijinganya, bamwe bamuvaho ngo ni gute se umuntu yarya umutsima, cyangwa se ni gute Yesu yaba umubiri ngo natwe tukamurya. Bamwe batangira kunamuka, bacika intege, kuko imvugo yavugaga bamwe ntibayumvaga. Ndetse n'abigishwa bamwe na bamwe batangira gucika intege. Ariko ijambo rikomeye cyane, ijambo ry'imbaraga, Simoni Petero yarahagaze adashidikanya, aravuga ngo data, ngo twakuvaho tukajya he, ngo ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Ahagarara adashidikanya, arongera yemeza iryo jambo ryo kwizera, aravuga ngo mbese twava kuri Kristo tukajya hehe? Arongera aravuga ngo natwe ngo tumaze ngo kumenya yuko ngo uri Kristo, ngo wera w'Imana. Haleluya! Noneho Simoni Petero abasha guhishurirwa yuko Kristo Yesu ari uwera w'Imana. Imana ishimwe cyane. Yesu yongera kwihishurira Petero, ahamya ayo magambo, yongera kugaragaza yuko muri Kristo Yesu niho honyine tubasha kubonera ubugingo buhoraho, ubugingo budapfa, ubugingo budasaza, ubugingo twagenewe n'Imana, ariyo mpano ikomeye yabashije guha uwizera wese. Iyo niyo nyungu yo kwezwa n'ijambo. Nyuma yo kwezwa n'ijambo tubona ubugingo buhoraho. Ikindi kandi ngo gikomeye n'iri jambo twasomye, Yesu arimo abwira abigishwa be yuko ari umuzabibu w'ukuri, ngo nabo bakaba amashami. Yababwiye yuko ngiyo bari muri Kristo Yesu, ngo nimuguma muri Kristo Yesu ngo muzabasha kwera imbuto nyinshi. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abasha kwera imbuto nyinshi. Byumvikana yuko hari n'abatera imbuto, byumvikana yuko hari n'abera imbuto nkeya, ariko Yesu yongera kubabwira ngo iyo bari muri we ngo babasha kwera imbuto nyinshi. Imana ishimwe cyane. Ibi bishaka kutubwira iki? Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abasha kwera imbuto nyinshi cyane. Ariko Yesu yongera kubabwira ikintu gikomeye, abagaragariza uburyo ki iyo ngo ishami ritari ku muzabibu ritabasha kwera imbuto, ngo ariko iyo riri ku muzabibu ngo ribasha kwera imbuto, kuko uwo muzabibu niwo ubasha kugaburira ya mashami nayo akera imbuto. Imana ishimwe cyane. Ariko yongera ikintu gikomeye, avuga ngo nk'uko ngo ishami ngo ritabasha kwera imbuto ngo ritari ku muzabibu, ngo niko namwe ngo mutabasha kwera imbuto mutari muri njyewe. Twebwe ubwacu ntabwo twakishobozwa, ahubwo dushobozwa na Kristo, kuko turi muri we akaduha imbaraga tukabasha kwera imbuto nyinshi cyane. Imana ishimwe cyane. Kuguma muri we bishatse kuvuga ko ari ukugirana ubusabane nawe budasanzwe, umubano udasanzwe. Byumvikana yuko kuguma kuri we ntabwo ari ukuvuga ngo ndamuzaho umunsi umwe ngo ejo muveho, ahubwo bishatse kuvuga ko ari ukuguma muri Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Icyama uyu munsi nawe ukomatana na Kristo Yesu ukamugumaho, kuko niwe wenyine ubasha kudushoboza kugira ngo tubashe kwera imbuto nyinshi cyane, kuko arizo adushakaho. Iki cyari ikintu cy'ingenzi cyane
kumva ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu yera imbuto nyinshi cyane, kandi arizo Yesu yababwiraga ngo iyo mutari muri njyewe ngo ntago mwabasha kwera imbuto. Iyo turi hanze ya Yesu Kristo ntago tubasha kwera imbuto, ariko iyo turi kumwe nawe twamaze kwezwa n'ijambo rye tubasha kwera imbuto nyinshi, kuko arizo adushakaho. Nkuko igiti kitabasha kwera imbuto kidafite amashami, niko natwe iyo tubaye amashami tukaba intumwa nziza, tukaba abakristo beza, iyo turi kumwe na Kristo twera imbuto Imana idushakaho. Ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5 niho babisobanura neza, bagaragaza yuko ishami iyo ryomekanye n'igiti nibwo ribasha kwera imbuto. Ese izo mbuto kuri twebwe ni izihe? Izo mbuto Paulo yazivuzeho mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 20, arazigaragaza aho avuga ngo izo mbuto ni ukwihangana, urukundo, kugira neza, ingeso nziza. Ni imbuto nyinshi zifite uruhererekane, ariko bifitanye isano nuko umuntu wera izo mbuto aba yahinduwe icyaremwe gishya, maze akaba muri Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Icyama nawe kongera ukareba neza niba koko muri Yesu Kristo aya mahirwe yo kwera imbuto nawe uyafite. Ikindi kintu cya 4 gikomeye, indi mpamvu ya 4 dukwiye kuba muri Yesu Kristo, nuko gusenga kwacu ariho honyine kumvirwa. Ni ikintu gikomeye. Umurongo wa 7 haravuga ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, kuko iyo turi muri Yesu Kristo gusenga kwacu kumvirwa. Tugira ibyifuzo byinshi bitandukanye nk'abakristo bitewe nuko n'ubuzima tubamo buba butandukanye, ariko tugomba kuguma muri Kristo kugira ngo twumvirwe n'Imana Data wa twese muri Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe wabaye umuhuza wacu n'Imana. Iyo turi muri Yesu Kristo ni ndashidikanywaho ko ibyo dusaba Imana muri Yesu Kristo ibiduhana n'umwana wayo ikinege ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe, kuko iyo turi muri Yesu Kristo tubasha kumvirwa gusenga kwacu. Mu baririmbyi indirimbo batambukije 102 ku gice cya nyuma, umuririmbyi yaravuze ngo nguma kanya Yesu ngo nze mwegere, ngo ndumva nshaka kukubwira byose, ngo kuko nizeye yuko wowe unyumva. Imana ishimwe cyane. Uyu muririmbyi biragaragara ko yararuhijwe, yarananiwe, ariko aravuga ngo Yesu ndumva nshaka kukubwira byose kuko nizeye ko wanyumva. Gusenga kwacu kumvikana cyane cyangwa kurumva n'Imana Data kubera yuko turi muri Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ikindi kintu yavuze nuko iyo turi muri Yesu Kristo nibwo tubasha kubahisha Imana Data wa twese. Niyo nyungu ya 5 ikomeye cyane, nuko tubasha kubahisha Data wa twese. Handitse ngo nuko mwere imbuto nyinshi, ngo nibwo muzabasha kuba abigishwa banjye, ngo mukubahisha Data wa twese. Imana ishimwe cyane. Iki kintu kirakomeye cyane, kubahisha Data wa twese bisaba ko tuba turi muri Yesu Kristo. Iyo tutari muri Yesu Kristo ntago kubahisha Imana Data wa twese. Ese ni ibiki uri gukora biri gutuma wubahisha Imana Data wa twese?
ese ibyo turi gukora muri iyi minsi biri kubahisha Imana Data wa twese? Niba turi kubahisha Imana Data wa twese, Imana ishimwe. Ariko niba twaraguye, Imana yongere tubabarire, kuko Imana ni inyembabazi, ni Imana y'urukundo. Kubahisha Imana Data wa twese iyo turi muri Yesu Kristo, kuko iyo turi muri Yesu Kristo nibwo tubasha gukora ibyo Imana ishaka. Ibyubahisha Data wa twese nuko tuguma twera imbuto nkuko twabivuze, tukezwa n'ijambo ry'Imana, tukaguma muri we, tukaguma mu rukundo rwe. Iki ngiki nicyo mbifuriza kuri iki cyumweru. Ndifuriza buri muntu wese yuko yabona umumaro wo kuguma muri Yesu Kristo, akabona andi mahirwe dufite muri uru rugendo rw'ubugingo buhoraho, yuko iyo turi muri Yesu Kristo tubasha kwera imbuto, tukezwa n'ijambo, tukaguma mu rukundo rw'Imana. Ikindi tukabasha kubahisha Imana Data wa twese, n'ubuzima bwacu bukabasha kubaha Imana Data wa twese. Nicyo nabifuriza ku iki cyumweru, yuko dukomeza kuguma muri Yesu Kristo, dukomeza kureba ikintu gitangaje Yesu yadukoreye, aricyo cyo kudupfira ku musaraba. Ibyo byose iyo tumaze kumwizera twera imbuto, nyuma yo kwera imbuto tukaguma muri we, nyuma yo kuguma muri we tukezwa n'ijambo, kandi nanone tukongera kubahisha Imana kugira ngo twumvirwe muri Yesu Kristo. Ndagira ngo turebe gato ikindi Yohana yabivuzeho, igice cya 2:28 yaravuze ngo bana batoya mugume muri we, kugira ngo niyerekanwa tuzabone uko tudatinya, tutabebera imbere ye. Ibi bishatse kuvuga ko ku bantu twizeye Yesu Kristo, ku munsi azagaruka tuzabasha guhagarara tudatsinzwe, tuzabasha guhagarara tutariho urubanza, kuko twagumye muri Kristo Yesu. Bene data bakundwa, icyo nakifuriza buri umwe nuko yakomeza kureba ko ari gukomeza kwera imbuto zikwiriye abihanye, ari gukomeza nanone kureba ko yejejwe n'ijambo, akareba ko akiri muri Yesu Kristo, akongera akabona amahirwe yo kumvirwa gusaba kwe, kandi akongera kubona amahirwe yo kubahisha Imana Data wa twese. Urashaka kwera imbuto zikwiriye abihanye, kuguma muri Kristo Yesu, kugira ngo umubano wawe na Yesu ube umubano udasanzwe, kugira ngo wumvirwe? Icyo nakubwira nuko nta yindi nzira imwe yonyine nuko waguma kuri Yesu Kristo. Imana ibafashe, kandi nanjye Imana inshoboze kugira ngo nkomeze kwera imbuto, kugira ngo nkomeze kwezwa n'ijambo ry'Imana, ijambo ry'ukuri, ijambo ritabeshya, kugira ngo nkomeze kuguma muri we, kugira ngo gusaba kwanjye gukomeze kumvirwa nawe, kandi kugira ngo mbashe gukora ibyo nkora byose nubahisha Imana Data wa twese. Turi amashami, Kristo Yesu akaba umuzabibu w'ukuri, abashoboze kugira ngo tubashe gukomeza uru rugendo. Murakoze cyane, Imana ibane namwe ibihe byose. Reka dusenge. Imana Data wa twese, tugushimiye ko ijambo ryawe ari rizima, kandi ijambo ryawe ari iry'ukuri. Tugushimiye ko duhaye ijambo ryongera kutwibutsa yuko dukwiriye kwera imbuto, tukezwa n'ijambo ryawe, tukaguma kuri wowe, kuko ariho tubasha kwera imbuto nyinshi. Nukuri Data, turakwinze kugira ngo ushoboze buri umwe, kandi Mwami ijambo ryawe rirusheho kugomeza kudutunganya ndetse no kutweza, kuko ari byo dushakaho. Niwe tubisaye twizeye mu izina ryawe.